Evangeliser le monde. Nubwira ko ari byo ngombwa ko nakubwira ngo ndi pasiteri wa Omega Church. Pasiteri wa Omega Church. Kigali. Kandi vuba Omega Church izahinduka izina. Ni itorero riherereye i Kigali. Itorero rya Omega Church rimaze igihe kingana iki? Ya Omega Church imaze imyaka cyane. Mumenye ko isi yose bateze amatwi. Donc ingeri zose babasirikare mwavugaga abapolisi abaperezida mbese nta muntu n'umwe wo kwisi utabateze amatwi ngo bahe message. Ni ngiye message wawe? Message nabaha ese hari uruhare umuntu ashobora kugira ngo azagire iherezo ryiza? Imana uruhare rw'umushumba n'uruhare rw'Imana n'uruhe mu gutegura uwo azahafuramba cyangwa se uzamusimbura? Message nigishije warayikurikiye? Ntabwo nayikurikiye. Ntabwo wari waje? Sinari naje ariko nabonye iyi teme kuri affiche numva ngize utubazo twinshi. Buriya rero ikibazo waza nacyo ni cyiza cyane. Ni iyihe nama waha umukristo ubikunze ariko nanone ufite ikintu cyamunaniye kureka cyamugize imbata? Nubwo yari akunze kuza mu rusengero ariko vraiment hari ikintu ageraho kigatuma ataba umukristo nyine mwiza. Yego kandi barahari. Barahari burya benshi ngo batavuga. Ngira principe imwe. Hari ikintu ushaka kubashimira ndi kuri izi kamera. Naganiriye n'abantu benshi bazi Omega Church ndetse n'ababazi ku giti cyanyu. Ya nshuti bakundwa mukunda kudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye kuri iyi channel ya Evangeliser le monde TV, twongeye kubaha ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana aho mudukurikiye muherereye, ari abari ku mugabane wa Afurika, ari abari i Burayi, ari abari muri Amerika, Canada, muri Australia n'ahandi hose. Dufite inshuti nyine abantu bagenda batwereka ko bakunda gukurikira ibiganiro byacu, kandi turabashimiye mwese uburyo mugenda mwagura uyu muryango mugari wa Evangeliser le monde TV, mugakora subscribe kandi mukatwereka ko nyine mukunda ibiganiro byacu. Mwese turavuze ngo Imana ibahe umugisha kandi tubifurije amahoro y'Imana aho uherereye hose. Ya uyu munsi rero kuri ekara zacu murahabona umubyeyi n'umushumba tugiye kuganira, wenda muri bubashe kuza kumenya byinshi mu kiganiro tugiye kugirana. Nkeka ko kandi nugikurikira uri bukuremo ibintu byinshi bibasha kugufasha. Reka rero dutangire tumusuhuza ubundi maze tuze gukomeza n'ikiganiro cyacu. Ya muraho neza? Mwiriwe neza. Yego, reka rero dutangirane no kubasaba kutwibwira kugira ngo abantu bamenye ngo ninde tugiye kuganira, ninde tugiye gukorana iyi interview. Murakoze. Nitwa Liliyoza Karingirwa Tayi, nkaba ndi umushumba kuko duhuriye kuri channel Evangeliser le monde. Nubwira ko ari byo ngombwa ko nakubwira ngo ndi pasiteri wa Omega Church. Pasiteri wa Omega Church. Kigali. Yego. Ya tugize umugisha rero kubakira mushumba hano ku mugabane Burayi, kuko turi gukorana iki kiganiro duherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Turabakiriye d'abord kuko ngira ngo imirimo y'Imana ya buri munsi muyikorera mu Rwanda, ariko kandi muri kino gihe Imana yatugabije isi yose kugira ngo tubwirize ubutumwa nta mupaka. Niyo mpamvu na n'ubu
mwaduhesheje umugisha tukaba twicaranye mu gihugu cy'Ubufaransa. Imana ibaho umugisha cyane. Rero mbere yo kugira ngo dukomeze interview yacu nabasabaga kugira ngo mubanze dushyire imbere y'Imana, tubanze dusenge kugira ngo nyine Imana ize kuyobora iki kiganiro tugiye kugirana. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana isumba byose, Imana itegeka byose, Imana ibasha byose, ise umwami wacu Yesu Kristo, tuguha icyubahiro muri aka kanya. Mushimiye umwanya mwiza dufashe na mwene data muri iki gihugu cy'Ubufaransa kugira ngo tuganire, Mwami Imana yungure abamukurikira, twungure Mwami Imana abadukeneyeho, Mwami ubuhamya, amakuru, inyigisho, Mwami Imana icyo washima cyose. Rero Mwami ikiganiro cyose tugishyire mu biganza byawe, Mwami kiguheshe icyubahiro, Mwami ushyirwe hejuru muri iki kiganiro, Mwami ineza yawe igaragare muri iki kiganiro, imbaraga zawe zigaragare, ubushobozi bwawe bugaragare. Icyo twifuza nicyo dusaba. Ushimwe rero, uhabwe icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha cyane. Ndumva ikibazo wenda nashakaga kubabaza cy'itorero musengeramo cyangwa mushumbye mwakivuze muri introduction mutwibwira nyine ko mushumbye muri Omega Church, ni itorero riherereye i Kigali. Itorero rya Omega Church rimaze igihe kingana iki? Omega Church imaze imyaka 21. Gatatu twakoze anniversaire y'imyaka 21. Omega Church ibayeho kandi vuba Omega Church izahinduka izina Rock. Izahinduka Revelation of Omega Church, twarabyanonsheje. Vuba icyapa kiraza kuba Rock. Hanyuma Omega Church, ariko harimo muri Rock harimo Omega Church. Revelation of Omega Church ikaba Rock. Oui, donc ni na abréviation. Na abréviation. Ok. Rock ubwo narimbyitranije na Rock ya y'urutare cyane. Ariko nabyo nyine birangira byabaye urutare. C'est ça. Ni byiza. Ni byiza urumva kuba izina ubwaryo naryo ubwaryo ririmo inspiration. Kuba izina ari abreviation ariko naryo ubwaryo ari izina risanzwe rizwi kandi rifite ubusobanuro bwihariye mu ijambo ry'Imana. Urumva ko ni inspiration nayo itoroshye. Rero tugiye gukomeza tuza nyine tureba ibyerekeranye n'uyu muhamagaro, mu muhamagaro w'ubushumba bwanyu. Ubundi nabaza ngo ese uyu muhamagaro wo kuba umupasiteri, ariko mbere yuko ninjiraho mutubwiye ko Omega Church igiye kuba Rock. Ese imaze imyaka 21 kuko mwari mubivuze, nimwe mwatangiranye nayo? Okay. Omega natangiranye nayo muri vision nahawe n'Imana. Mbivuze ntibyarangira kuko Imana yambwiye kuva ndi umukobwa, ako simenye ko ari iby'itorero imbwira, noneho yongera kungarukaho mbaye umudamu muri 1996. Imbwira neza ko yifuza ko umuhamagaro w'iby'impamagariye bizaza i Kigali. Icyo gihe sinabaga i Kigali, ntabwo twabaga i Rwanda. Ndayemerera, nigiye imbere iza kunsobanura neza ko ibyo yambwira ku muhamagaro yabaga ari ugushinga itorero. Ritangira muri 2002, muri 2002 nibwo Omega yatangiye. Yego. No kuvuga ngo uri umushumba ukaba n'umuvisionnaire, ukaba mu cyangwa mu bavisionnaire ko burya iyo uba umuvisionnaire ugira abandi bumva vision yawe bakagushyigikira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ni byiza cyane. Uwibutse wenda mwatangiye muri abantu bangahe? Ubu wenda nabwo mugeze mu bantu bangahe nyuma y'imyaka 21? Twatangiye turi abantu 5. N'umupasitori n'umugore we,
ariko bo bari basanzwe bafite itorero ryabo mu kuri nta nubwo basaga n'abadufashije guhaguruka ariko batanu twatangiranye n'ubu turi kumwe kumwe hanyuma bari n'ubwo umugabo wanjye bien sûr turi kumwe n'abo badamu batatu n'abadiyakoni hanyuma uyu munsi itorero rya Omega rimaze kugira ngo Kristo bagera muri 900. Wow. Mutima zanyu ndizeye iyo mubona mutangira nk'ikintu itorero muri abantu batanu mukabona barakomeye bahavuye mu za ministeri zitandukanye byiciri urubyiruko mbese bya byiciri byose bikora mu itorero mukamaze kugira mu bantu 900 nkawe w'umuvizioneri wagize ibyo yereko iyo ubibonye niba nabaza ngo wumva umeze utewe uhicyubahira Imana gute cyane ko ukunda no kwigisha icyubahiro cy'Imana nishimira Imana cyane uriya nta kintu gishimisha nk'iyo Imana ikubwira ibintu mu magambo yayo utabibona n'inzira yego kwanza utazi n'inzira y'ibyo guhamagariye urabyemera urabyumva biri ku mutima ariko uko bizagenda ntubizi yego noneho ukajya kubona ukabona ibyo yagiye ivuga bigenda biba hari byinshi biba byaragiye biba mu kuva ntangiye ku buryo ubundi kwiyongera kw'abantu nishimira ko abantu bariho babona ubugingo nishimira ko abantu baza kandi bava mu mutego wa Satani biranshimisha ariko ubundi vraiment iyo mbonye ibintu byose Imana yambwiye bigenda biba numva ko nibyo ngibyo si igitangaza rwose ko yabikora hari byinshi biba byaragiye biba ubona bikomeza ko Imana iri réel Imana iriho Imana iravuga bikaba wa mugani yategeka bigakomera ibintu bivana mu magambo bikaza bikagaragara bikaba ibintu bihagaze ureba nshima Imana gusa ko abantu bakizwa nshima Imana ko abantu batujoininga n'abantu bakunze iherezo ryiza amen kuko viziyo yacu ni kuzagira iherezo ryiza icyo kibazo wenda turaza kukigarukaho kumbi nibazaga impamvu nyine mukunda kwigisha cyane kabisa kandi numvisha ari n'icyifuzo cyiza mu by'ukuri ubundi n'icyifuzo cyiza kwifuza kuzagira iherezo ryiza ariko wenda turaza kugarukaho gatoya ko nubwo musa n'abagishubije ariko turaza kongera tukigarukeho pastor iyo umuntu ari muri uyu murimo w'Imana cyangwa se atangiye iyerekwa cyangwa se atangiye umurimo en general cyangwa ari no mu murimo meme hari ibibazo agenda ahura nabyo ndetse akaba yakwibaza ngo ariko ubundi ibi ni ibikindi ese ubundi harya ibintu nabijemo ni challenge z'umurimo cyane ko murabizi ko Satani arwanya umurimo w'Imana se mwebwe mwaba mwarigeze aho mutangiriye wenda umurimo w'Imana mwarize guhura na challenge kabisa mukarara mwibaza ariko ubundi ibi bintu ni bite wenda wahumurizwa gusa nuko nyine wumva ko ibintu urimo ari Imana abikubwiye akaba aricyo cyagukomeza ariko ubundi ese namwe mwene ibyo bibazo mwarize guhura nabyo cyangwa ibigeragezo by'umurimo ndebera ibigeragezo by'umurimo ntabwo bibura ariko mu kuvugisha ukuri kugira ngo ngere ahantu navuga ngo ibi bintu mbamo ni ibiki yego oya kuko nzi kuva umunsi wa mbere Imana yaranyemeje aho ninjiriye Imana yaranyemeje pe ariko hari n'icya kabiri ntashobora kwirengagiza Imana abo twatangiranye barimo abavandimwe banjye yego abavandimwe banjye babiri n'undi muntu bafata nk'umuvandimwe cyane wa gatatu kuko kuva kera ninjye wamubwirije ndi umukobwa ni ukuvuga ngo tubanye imyaka myinshi noneho n'umutware wanjye urumva turi batanu urumva nabo bagize umumaro urumva ikibazo cyose twashoboraga kuba twahura nacyo twabaga uretse no guhurira mu muhamagaro turi nk'abavandimwe ni ukuvuga ntabwo kumva ko ndi jyenyine cyangwa ngo ibi mbamo ni ibiki hari impamvu bitigeze biba
kuba ndi entouré gutyo n'abo bantu vraiment bagize uruhare runini nta na rimwe nigeze niyumva mba ndumva ariko kandi hari ibibazo nanone kuko nakubwira ngo ni abadiyakoni yego mu muhamagaro wabo ni abadiyakoni cyane ariko mu gihe pastoral navuga ngo naragarukaga washoboraga kunyumva n'umutware wanjye nubwo nawe yarataraba pasteur ariko aho nanyuze hose twabaga turi kumwe aho nanyuze hose na mbere kose twabaga turi kumwe atari yanasengera kuba pasteur ibyo ari byose ibyo nanyuze ibyo nabonye nawe yabaga afite ukuntu yabibonye ahandi hose twagiye turi ni ukuvuga ngo iyo ndeba nsanga hari challenges nagize nk'ibintu byantangazaga mubwire bikomeye nahagurutse nzi ko abantu bose bavuga Imana buryo baba bayivuga bari seriye ntabwo nari nzi ko hari abantu bafata Bibiliya bakerekana ko basenga basoma ijambo ry'Imana bigisha ariko iryo herezo ryiza batarishaka ushobora kureba ukibaza ubusuyu yanyuze noneho akaba atari n'ibintu uvuga ngo wabyumvanye abandi niwe wabyiboneye kugenda mbashoke ko abantu babeshyera Imana bakina kandi bakinisha Imana ntabyo narinzi ntabyo narinzi rwose babonaga umuntu wese uri kuvuga Imana ati ntabwo numvaga bishobora kuba ku bandi ariko njye bitambaho ntabwo numvaga ko ushobora kubona abantu bafata Bibiliya akavuga ko asenga akavuga ko hari umuntu ushobora guhagarara imbere y'abantu yifitiye nta n'igitinyiro cy'Imana nta n'ubwoba nta n'iki akava ku gatuta agahinduka undi muntu ntabwo ibyo bintu byaranyishe byarabanje bikanyica kandi noneho kugira ngo Imana inshobore ntabwo byabaye rimwe ntibyabaye kabiri ni nkaho yavugaga iti ndabona utari wamenyera neza ko ibintu ariko bimeze nkongera nkazabona kazi imeze zityo ibyo ni byo bintu mu rugendo byamuhungabanije kuko bikuremamo ikintu cyo kutagira uwo wizera kandi nabyo ni bibi ntabwo abantu bose ari babi nanjye si ndi mwiza nanjye ntabwo ndi mwiza rwose ariko umwiza ni umwe ni Imana ariko kubona abantu bakinisha Imana bigeze aho nibyo bintu nabonye kandi n'ubu ntugire ngo nayo nashyika bitera ubwoba bitera ubwoba kandi kiravuga muvuze kuri ibyo bintu nibuka ijambo riri mu Baheburayo no muri Abaheburayo yari Pawulo yavuze ngo icyo gituma ngo umuntu wamaze gusogongera ku mpano y'Imana akavirwa n'umucyo ngo akamenya n'imbaraga z'igihe kizaza yego mbese ni ukuvuga ni mwene uwo muri kuvuga mwene uwo nyine aba afite ukuntu umutima umucira urubanza warangije kuva muri we niyo mpamvu ashobora gusamba ntabwacyo akajya ku ruhimbi akajya kubwiriza niyo mpamvu ashobora kuvuga ngo mufatanyije umurimo w'Imana bwacyo akakugambanira mwene abo nta kindi baba bagitegereje uretse guterezanya umujinya uzarya abanzi b'Imana ariko Imana ibagirire neza kandi natwe tugirire neza ibabarira abantu ni ibintu wibaza ukibaza abagaburirwa na bene ukibaza yanyuze ukibaza ubwo yagiye kumera gutyo bikagera aho yumva ashobora gukina mu bintu by'Imana ariko uyu munsi wenda ndabivuga ibyo byari kera nshiduka ngira ngo uyu munsi bireze noneho iyo rangaje abantu bose barayizi uko bishoboka ariko kuri jye franchement ni ibintu byamahamuraga nkagenda nivugisha no mu nzira nicaye natwaye n'imodoka nkivugisha bishoboka biti nibyo kandi icyo ni ikintu gikomeye cyo gutinya ariko
ngira ngo uyu murimo w'Imana tubamo n'abantu benshi bagiye bawuzamo binaterwa n'uburyo Imana yaguhamagaye, bikanaterwa na viziyo wari ufite. Urumva nka viziyo yanyu yo kuvuga ngo twebwe viziyo yacu ni ukwifuza kuzagira iherezo ryiza. Ubundi aho hantu harimo irindi hishurirwa rirenze andi mahishurirwa, kubera ko tukiri mu isi Imana ishobora kukugira neza, ibyo bita ngo ni ukukuburesinga. Ishobora kuguha ibintu, ushobora kugira amafaranga, ushobora kugira amazu, amamodokari n'ibindi byinshi, ndetse bya bintu bifatika, ariko iherezo ryiza rirabiruta. Rero kuvuga ngo Mana icyo nzaba cyo cyose, ariko hejuru yabyo njyewe uzanyihera iherezo ryiza. Uzi abantu barishuka, icyo uvuga hari ikintu twishuka. Yego. Gukizwa ni ikintu kimwe, ufata inzira ugakurikira Kristo, yego, ukikorera umusaraba wawe, ukamukurikira nk'uko yabivuze. yego, iryo jambo umusaraba, ukurikira Kristo ukanyura inzira ashaka, ntaho bipfira. Ntekereza ko bamwe muri abo bantu hari ibimenyetso bishobora kukwereka kamere ko bayigeze gukizwa, ariko urugendo rwe ntabwo ashobora kurusobanura. Hari ibintu aba adashaka guhara, hari ibintu akunda kurusha ibindi, aho gupfa kamere arazimika, kandi izo kamere burya twese tugikizwa turababarirwa. Urumva turababarirwa ku buntu, tukababarirwa. Ariko urugendo rwo kwezwa, umurimo wo kugenda wezwa, ni kooperasiyo yawe na Mwuka Wera. yego, ni ubushake bwo kuvuga ngo nkwiriye gusa na Kristo. yego. Ahantu bamwe muri bene abo njye nabonaga ni abantu baba barataye ubushake bwo gusa na Kristo, kuko iyo ukurikiye mu buzima bwabo defwa usanga hari ahantu bashobora kuba barabaye abantu bazima bamwe. Yego, yego. Bamwe noneho wowe ukazasanga aho bipfira nubwo ubuzima bukurikira Kristo. Yego. Guhamagarirwa gusa na Kristo, tukiri muri ubu buzima tugasa na Kristo, tugakomeza tukagendana nawe, tukaguma mu ijambo rye, tugakomeza twizera ibyo atubwira, tugahindurwa n'ibyo atubwira, tugakora n'ibyo ashaka n'ibimuhesha icyubahiro nyine. Ibyo nibyo biganisha ku iherezo ryiza. Ariko iyo umuntu yimitse nyine ibyo agomba guhabwa, iyo wimitse icyo Imana igomba kuguha, Imana igomba ntibirange, uzi ko bitanarangira ko ibyo ukenera. Donc ukaba uri mu Mana nk'uyitegerejemo inyungu z'ibyo izaguha. Oya, hari ibyo tugomba. Yego. Ufite ibintu izaguha. Ari nayo mpamvu mbona ari ikibazo gikomeye, wenda muri hano i Burayi sinzi, ngira ngo ahari muri abantu bakunda kuvoyaja. Ubu usanga kenshi hari abantu benshi tugenda tuganira aho ngereye inaha, bakambwira ngo reka ngo bya bintu twabagamo ngo byo muri Afurika ngo byo gusenga ngo byari bigare ngo byari iki. Ese ugasanga ageze aha nk'umuntu ushubijwe ibyo yasengeraga, ko none atari ngombwa kwirirwa ajya ku Mana, deja nta cyifuzo kindi afite. Wenda yasengeraga minerivare na visa, nta gifite icyo kibazo. Yasengeraga ibyo kurya, mubona hano i Burayi ko ibyo kurya nyine si icyifuzo. Si icyifuzo birahari. Yego, icyo kiri ku ruhande cyarakemutse. Imyambaro icyo cyarakemutse. Nukibaza ese umuntu yari akwiye koko kuba ari icyo kimujyana gushaka Imana? Ni ukutagira papasi mu buzima bwe, ni ukutagira intego. Ni ukuvuga uwo muntu n'ubusanzwe nta ntego y'ubuzima. Yego. Nta ntego y'ubuzima afite. Ni umukristo. Ntibishoboka umukristo wese, ubundi intego y'umukristo ni nk'iyo Yesu yaduhaye. Uriya Yesu intego ye yari kunezeza Data isi. Byose byaganaga kuri isi. Rero ntekereza ngo rega habaho no kwiga nabi, umwigishwa nabi. Yego. Hari abantu abigisha burya tuzabazwa byinshi. Abigisha tuzabazwa byinshi, kuko ushobora gushakamo abantu ko bagenda ukuntu runaka, uri umushumba wabo utarabibabwiye. Ntabwo wababwiye uko bari, ni ibyo wababwiye, naho bagarukiriza. Ntibazi kwisomera ijambo ry'Imana,
niyo banarisoma ntibazi, ntibari bahabwa kapasite yo kugenderpreta, ntabwo babibashije. Noneho icyo basubiza n'icyo bahawe, ubwo ni uruhare rwa twe rw'abashumba n'abavugabutumwa n'abigisha muri rusange. Donc byumvikane ngo hari abashumba bashaka abantu baba bigishwa babo kurenza ko baba bagira bigishwa ba Kristo. Bien sûr. Bien sûr. Ariko nkeka ko ubundi kugira ngo ugere kuri etape wenda yo kwigisha, kugira ngo wigishe abandi, hari etape nabyo bisaba. Nusanga abantu benshi bashaka kubabigisha kandi batarigishwa, donc nabo ubwabo bakaba bari bagikeneye kubanza kwigishwa kugira bahindukire abigisha abandi. N'ugasanga hari etape basimbutse, ugasanga bagera mu murimo w'Imana baba batagiye kubivangavanga kubera ko basa n'abagiye mu murimo ariko badafite iyo matirite. Ariko nanone burya ibyo ndacyemera amati mu ruhande rumwe nacyo kirahari cyane, ariko hari n'ikindi buriya, uzi ko Umwuka Wera yigisha. Yes. Uzi ko umuntu ufite ubushake burya niyo wabona hari ibintu warenze, ugira ngo natwe iyo Imana yaduhamagaye turabashumba, ugira ngo utangire ibintu byose subizi. Kuri hari uruhare rukomeye rwa Mwuka Wera. Uba ufite base yo kuba warayobowe, warakurikiye abashumba bawe, ukabava imbere nabo babona ko ukwiye, urabyumva. Ariko ntabwo byose uba wabirangije. Hamwe na Mwuka Wera n'ubushake bwo gukora ubushake bw'Imana, Mwuka Wera arakwigisha, agenda kureka. Kandi iyo ubona hari etape warenze, uzi ko uciye bugufi simplement ubasha kuvuga utari kukisi nkizi neza, uzi ko aho ngaho ushobora gushaka umushumba wawe ugira Imana yo kuba uri hafi ye, umushumba wawe. Ikindi ushobora no kujya gushaka abandi, ushobora kubaza buryo umutima uca bugufi, uravuga uti iki sinkizi. Ubundi kwiga ni buri munsi, iki kintu ntabwo nkizi. Nkunda urugero rwiza ruhora rumfashe rwahinduye ubuzima bwanjye muri leadership, ukuntu Mose yahuye n'abakobwa ba Zelofehadi basaba umugabane, ariko se ubu tuzavira mwaho ngo nuko turi abakobwa. Mose ngo ajya gutura icyo kibazo Uwiteka kubera Mose yasanze icyo kintu ntacyo yabwiye, kiramurenze yabera mu byo Uwiteka yamuhaye yamwigishije, ntabwo icyo yari yakakimubwira. Uwiteka agenda kwigisha ukugeza imbere y'ikintu, urabibona. None asanga icyo kintu nta hantu akizi, araterura aragenda abaza Uwiteka ati rwose abo bakobwa bo mu mugabane ahubwo bizakomeze bityo, abakobwa bajya babona imigabane igihe abahungu badahari. Icyo nkubwira ni uko Umwuka Wera ni umwigisha mwiza. Kandi burya twahamagawe n'Imana, Umwuka Wera afite uruhare runini cyane mu byo dukora, kuruta twebwe ubwacu n'inararibonye zacu n'uburambe mu kazi n'aho twanyuze. Umwuka Wera afite uruhare rukomeye. Rero nemeza cyane ko abo bantu wibona hari ibintu wasimbaguritse ariko ukisanga mu rwego wenda bakugize umushumba w'itorero, wari utarakamirika, wari utaramenya iyo biva n'iyo bijya, ubyisanzemo. Ni ukuri wa mutima ushaka kubaha Imana n'Imana irawubona. Kuva kera Imana yatabaraga abantu bafite ubushake, abantu baciye bugufi, bemera ngo iki si neza. Nta kuntu Imana yakurengagiza uwo muntu. Iyo Mana yaza ikamwereka ngo dore n'ibi ngibi. Imana nubwo mbaye umushumba ariko ndayamanitse. Nzi abantu benshi rwose bamaze kumbwira bene ayo magambo. Rwose ntabwo nabaye umushumba, bimeze bityo. Kandi nanjye nuko ntawambajije petete icyo gihe, nubwo nari narabashije gushumba gake, ariko mu kuri ntabwo uzi byose. Mu rugendo Imana ibona iby'ingenzi ko bifite, ibindi ikavuga ati bijya mu nzira. Mbese ni nk'umugabo ushaka n'ubundi, umusore ushaka burya ntabwo agenda ari expert mu by'urugo, ariko mu rugo ariga kimwe n'umukobwa. Kandi n'ibindi ni uko nguko byose birimo umutima uciye bugufi n'umutima ushaka kunezeza Imana. Imana yakwigisha umuntu. Hejuru y'uko Imana ishobora kukwigisha wenda uri umushumba cyangwa se n'ubwo bushake, nk'uko mwabivuze, ubundi
ikintu Imana yakagombye gushaka ku muntu izakoresha kurenza ibindi byose. Donc ukaba wati iyi ntambwe iki ngiki cyo kuva cyujuje ngiye gukorana nawe ubundi mwumva ari nk'iki guca bugufi. Yego. Umutima, humilité no kuba teachable, kwemera kwiga. Okay. Kandi nabyo bijyana na humilité waje. Buriya ntushobora kwemera guhugurika, kwiga, kwemera kuri injiji udafite umutima uca bugufi. Urabyumva? Ariko ntekereza ko of course icyambere ko cy'ingenzi ni gukunda Yesu. Yego. Urukundo ejo bundi twakivuzeho muri iki giterane. Urukundo niyo nimero ya mbere yatumye burya Petero aragira intama. Amen. Urankunda bazi gukunda. Gukunda Yesu. Urabyumva? Gukunda. Ikindi rero umaze gukunda Yesu kumva kandi n'ubusanzwe koko uwo muntu akunda Yesu umutima uca bugufi. Uzibuke Dawidi. Umutima wa Dawidi impamvu Imana yawukundaga. Imana ishobora kugira amakosa. Kandi ate no mukiranutse cyane. Atari no mukiranutse. Guca bugufi bituma umuyobozi yemera ko akosa, yemera ko atazi byose, yemera ko yahugurwa, yemera ko ibintu byamunaniye, yemera ko iyo nzira atayizi, ahubwo agahora yisunga nyine uwo nguwo nyine wamuhamagaye ko ari uyizi. Njye mbona ariko Imana ikurikira niyo ndebye ba Gideyoni, iyo ndebye ba Sawuli waje guhinduka Pawulo, kuva ahuye n'umucyo usanga yarakubititse. Ese Pastor, hari akantu mwigeze muvuga kanze kumva mu mutima, numva nakagarukaho gato cyane ku cy'umuryango. Muvuze ko muhamagarwa ko umuntu wa mbere wabashyigikiye mu murimo w'Imana nacyo cyabateye courage ari umutware wanyu, uwo mwashakanye, ko yumvisha umuhamagaro wanyu akabashyigikira muri iryo yereko. Ndibaza ngo ese aho nubwo abandi bantu benshi cyane bakugose bagushyigikira, uramutse ugize ingorane uwo mwashakanye akaba atumva ibintu urimo cyangwa se akaba atumva iyo viziyo, ese aho byakorohera ahubwo si byo byakobera igishaka cyo kwibaza ngo ibi bintu ni ibiki ndimo nabijemo? Buriya genda vuga mwanjye. Yego. Ntabwo mvuga ngo ijambo ry'Imana ryanyigishije ibi, ariko ndavuga mwanjye ko nabibonye. Sinzi ukuntu ubana n'umuntu utumva ko wahamagawe. Yego. Wibuke ko uhamagara ni umuntu uruta umugabo wawe. Yego. Zirikane ko icyubahiro cy'uwo muntu uba warahamagaye ni umuntu ushobora byose, ni umuntu ubasha byose, ni umuntu ugomba kwitaba kuri. Yego. Kugira ngo aguhamagare kandi ari wowe uguhaye umugabo cyangwa se umugore, njye mbona ko habamo ibintu bibiri bivuguruzanya. Ibintu bibiri bivuguruzanya nuko Imana yainstituye urugo, umuryango, ni nayo ihamagara muri ministry. Ni nayo ihamagara muri ministry. Atari ministry y'urugo, ministry yo hanze. Kujya gukorera Imana hanze. Yego. Niyo ni imwe. Iyo Imana ifite ubushobozi butuma igihe gushaka yumvisha na wa muntu. Ni imwe. Ntabwo ari Imana ishobora kuza ngo ivuge ngo rata ni we nishakira naho uyu nguyu tumwikorere. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Kuko ngira ngo itorero rya mbere ryakagombye guhera mu rugo. Mbese uba fiyeri, umukozi w'Imana wegeze ambwira ikintu numvisha gikomeye cyane, yari arimo ahugura, arambwira ngo niba ushaka kuzakora umurimo w'Imana neza, ujye ubanza ujye wita kunezeza uwo mwashakanye nawe anezererwe ibyo ukora. Ngo ko nubwo abandi bantu bose bakwapresiye butambutse bakajya gukomera amashyi, ariko wagera mu rugo umutware wawe cyangwa umufasha wawe ntabyumve, ibyo bintu urimo simbyumva, wahura n'ikibazo gikomeye. Ngo ariko nubwo n'abandi nabwo bagutera amabuye,
ngo ariko wagera mu rugo akagukomeza akubwira ati courage turi kumwe. Ibyo byatuma uzabasha kugeza itorero cyangwa umurimo w'Imana ukarigeza ku iherezo ryiza. Ikindi kandi ni uko burya hagati y'umugore n'umugabo ntabwo iteka burya Imana ibabwirira hari umwe iba yabwiye yahamagaye nyine nawe akabwira yahaye vision sibyo ni ukuvuga ngo byanze bikunze nuko bihora bimeze. Hari igihe hari umugabo uba warahawe iyerekwa cyangwa se ari umugore wahawe iyerekwa. Rero ntabwo bishoboka ko Imana yaha umuntu iyerekwa ngo nirangiza ivuge ngo jya unkurikira jya unyumvira ariko nugera mu rugo ni akazi kaho. Ntabwo Imana yakora icyo kintu. Ni ukuvuga ngo ifite ubushobozi bwo gusanga wa muntu umugore cyangwa umugabo biterwa n'uwumvise ijwi ry'Imana ikamubwira. Hari ijambo rimfasha nkunda kuritangaho urugero mu bintu by'umuryango no kumvikana ku mihamagaro. Urizi ko Eva atariyumvise ijwi ry'Imana ribabuza kurya ku giti kimenyesha ikibi n'ikiza. Ntabwo Eva yabyumvise ariko Eva yabisubiraga ni Adamu wabwiwe. Ariko uzi ko Eva yari azi ko ngo kuko Imana ngo yavuze ko akemeza ko Imana yavuze azifu bari bari kumwe. Urumva yari umugore warangije gufata iyerekwa ry'umugabo kwiyasosiya naryo. Rero numva ko Imana ni inshingano yayo nayo pour la sécurité y'umuhamagaro y'uwo yahamagaye wa mu visionnaire. Ni inshingano yayo yo gufasha wa wundi kugira ngo abyumve kugira ngo bigendane. Kugira ngo bagendane. Autrement ntabwo nzi ukuntu bitabaye ibyo abantu bashobora gupfa umuhamagaro bagatandukana. Cyangwa bakabeshya bakabeshya bagakubita ikintu cya maskarade cyo kubeshya naho ubundi ntabwo byakunda kuko cyangwa umugore akenshi igihe nigeze kujya mbona abagore b'abapasiteri ugasanga nubwo atumva iby'umugabo arakurikira gusa ariko arakurikira par soumission kwa kundi n'ubundi umugore aba yarabwiwe ko agomba kwisumita ariko ibyerekeranye na vision ntacyo yiyumviramo agapfa kugenda ukabona aratuje araho ariko atidentifia muri uwo muhamagaro nk'umuntu konte nk'umuntu wabazwe nk'umuntu uvuga ati iki kintu ni icyacu turagikorera nibwo buzima na mbere y'ibindi bintu binabazanira amafaranga. Umuhamagaro w'Imana ni ikintu gikomeye cyane nicyo gikwiriye kubanza. Ijwi ry'Imana ryavuze naho ibindi byose ni imirimo mugomba kugendanamo mukabyemeranyamo bikahatungaho. Rero ntabwo nakubwiye ngo ndavuga nkagiye research nakoze ubye abantu bafeza semblant ubye hari abatandukana kuko umuhamagaro uraremera ufata ku mutima ukumva n'ubuzima bwawe uranakokipa cyane. Ni ikintu rero bamwe bahaguruka bakigenda akavuga ati ubye ni iki cyangwa rorera niba udashaka kumurikira ukazasanga ntabwo ariko byagenda kuko Imana iramubara ni umuntu w'icyubahiro ni umuntu unakomeye. noneho nkatwe b'abadamu rero twebwe b'abadamu aho byaba ari pire kuko ugomba kwibuka ko ntabwo ari wowe utwaye ingofero y'urugo. Imana yaragufashe nyine ariko burya byanze bikunze ntiyangiye sikabwira Yosefu Kuko yabwiye Yosefu ati Yosefu nturakare ntutere hejuru iyi nda iraturuka ku mwuka wera ntirushwane rwose ntushake no kumusenda kuko iyo Mana se nyine yagiye igasanga Yosefu ntabwo yakabwiye abagabo bose ntiyakabwiye abagore bose igatabara ngo umuhamagaro udahinduka ikibazo ikivugiraga nayo rwose irabishoboye. Rero mvuze nka jyewe mbona bitakunda no nkibaza Mana ishobora byose ukabona
ugatekereza uti ibi bintu si ubu biba bizagenda bite se umuntu yahagarara umugabo agakora wenyine umugore akamubwira ati mbona agenda abagore bavuga ati mbona agenda mbona byaramutwaye mbese bikaba iby'umugabo ati ibyo bintu byabo mbona bagenda mbona mana yanjye we. Pastor mutubwiye ikintu gikomeye cyane kandi Imana ni ukuri Imana ibaho umugisha. Amen. Mukunda kwigisha kugira iherezo ryiza kandi ngira ngo mu migisha yose cyangwa ibintu byose twabonera ku isi ikibiruta ni uko umuntu yazagira iherezo ryiza kuko n'ubundi wagira ryiza cyangwa niba ariko ryo rizabaho. Icyiza rero ni ukugira iherezo ryiza. Ese hari uruhare umuntu ashobora kugira mu kugira ngo azagire iherezo ryiza? Imana twongere twibukiranye ko iduha agakiza ku buntu. Twese tugira umunsi tuvuka mu bwami bw'Imana. Iyo tumaze kuvuka dufata urugendo rero rwo kugendana na Kristo. Noneho muri urwo rugendo niho harimo uruhare rw'umuntu afatanije n'Imana kuko Imana rero nta na rimwe turekura. Umwuka wera adufata kuva umunsi twavutse ubwa kabiri akadutwara. Umwuka wera afite umurimo wuhe wo kutwigisha, kutwemeza ibyaha, kuduhugura, kudufasha. Ni umufasha mwiza mu rugendo. Akora rwa ruhare rw'Imana rwo kugenda duha ibyangombwa bikenewe. Uruhare rwacu ni réponse duha instruction z'umwuka wera. Dusubiza iki ku byo umwuka wera ashaka. Urwo rugendo umwuka wera aragukonvinka icyaha. Umwuka wera araza kukwibutsa gukiranukira Imana. Umwuka wera araza kukwibutsa ibyiza Imana igushakaho. Umwuka wera umva bikora mu nzira zose. Mu ijambo ry'Imana azavuga, mu rusengero azakubwira, yewe binabaye ngombwa warota inshuti zakubwira. Imana ntabwo umunezero wayo ariko turimbuka ari ukwibura abantu, sibyo? Imana ifite umwanya wose wo kudasiga umuntu. Uburyo bwa mwuka wera ari umufasha mwiza adufasha muri uru rugendo, ariko natwe dufite uruhare rwo kumvira umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu nagushyize imbere, ubuzima n'urupfu, hitamo ubuzima ubeho, sibyo? Ariko hari ushobora guhitamo urupfu akipfira nyine. Byanze bikunze twese ijwi rya mwuka wera rivugira mu mutima nama kuva dukijijwe. Umutima nama wacu urakanguka, turi capable yo kumva icyo Imana ishaka. Ariko uburyo dusubiza, uburyo tubyitwaramo naho bitangirira gutravaya ku iherezo ryiza. Naho iherezo ryiza ntabwo riza kuko nicara gusa ngikizwa ngo rero ndashaka iherezo ryiza. Okay fine, koko habaho warabyigishijwe bihora binavugwa aho uri, nta kuntu udakunda iherezo ryiza. Unabonye yuko hari ibintu byinshi bishobora kuba abantu ntibagire iherezo ryiza kuko ushobora. Ariko ni contribution y'umwana w'umuntu mu rugendo. Suziyicarira wibereye uko ushaka ngo nuko wakijijwe hanyuma ngo iherezo ryiza rizaza. Ikindi iherezo ryiza ririya rya nyuma turebana na Kristo. Hari ijambo ry'Imana muri Omega tugenderaho rivuga ngo bakundwa, Yohana wa mbere ibice 3, Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 riravuga ngo bakundwa ubu turabana n'Imana, ariko uko tuzaza kirengeye birerekana. Icyo tuzi niyerekanwa tuzaba dusana hasi y'urundi umurongo uri hasi. Ngo ufite ibyo byiringiro muri we ubyizera atyo ngo ariboneza ubwo waboneye. Hari umurimo akora, hari devoir ariboneza nuko waboneye. Icyo cyanditswe umunsi Imana yampamagaye niyakimba ishuri imbwira Omega. Nasanze abantu benshi nanjye ndimo twaribagiwe aho tujya. Turakizwa ariko ugasanga twaheze mu rungabangabo. Ni nk'Abayisiraheli bavuye muri Egiputa bahora bishakira baruhanyiriza muri mu butayu. Ugasanga isi tuyicayemo turavuga ngo turafite urugendo rujya mu ijuru,
tuzabona Yesu nyamara nta byiringiro byo kwiboneza nta bihari kandi ngo n'ufite ibyo byiringiro ni ukuvuga ngo hari udafite ibyo byiringiro. Urabyumva? Ubu ni umwana w'Imana ariko nta byiringiro byo kuzabona Kristo afite. Urabibona? Ntabwo icyo gutindaho ari uko tuzamera, ahubwo icyo gutindaho ni ikizatuma ubimera. Wowe uruhare ugomba kubigiramo, kwiboneza kandi burya iherezo ryiza rya nyuma tubona umwami wacu Yesu amaso ku yandi rikozwe n'amaherezo meza menshi. Urabona bifite ibintu byinshi ugenda wifuzamo iherezo ryiza. Wahawe akazi, shaka kugatangira neza ukarangize neza. Washatse umugore, tangira neza uzarangize neza. Hari amaherezo meza. Watangiye kwiga urangiza neza. Kugira ubushake bwo kuvuga ngo ibyo mbamo nkwiriye kubirangiza neza. Uzi ko burya ufite intego yo gusoza neza. Ufite intego yo gusoza neza. Uzi ko nabyo ubwabyo bikuboneza. Bifite aho bikwicaza naho bikuvana. Ntabwo ushobora gupfapfana muri ubu buzima ushaka iherezo ryiza ry'iki. Urabona ntabwo ushobora kuba ukora akazi ushaka vraiment ushima Yesu akahagurira. Turavuga abakristo, Imana iguhaye akazi ukagiyemo uriberaho uko ushaka kandi ngo ushaka kuzarangiza neza ako kazi. Sibyo birashoboka? Nubwo wakorera abapagani twahinduye ikira ngo bo ntabwo bareba ntibatekereza kandi wagiye no kumwerera imbuto en plus. Urabibona rero mbona kugira iherezo ryiza n'ibyo gushakwa n'ibyo no gutekerezaho kuko kuzimirira muri iyi si umukristo kandi uri kuvuga Bibiliya unaririmba wati biroroshye kandi warazimiye baba we biroroshye uvuga Imana wibereye mu bintu gusa Imana ni nziza. Ntabwo umunezero wayo ari kubura abantu nyine bifite ukuntu izakugira ikagera ikikagarura ariko biroroshye kubura intumbero y'iherezo ryiza kandi uri umwana w'Imana wirirwa byigisha n'abandi unabivuga. Rega burya kuvuga ikintu no kujya experimenta ibyo bintu birakomeye cyane kandi ngira ngo abakora iki kiganiro bari kumva uruhare rwabo kugira ngo bazabashe kugira wenda twihuse uruhare rw'umukristo. Mwatubwiye ko muri abashumba kandi mubimazemo igihe. Uruhare rw'umukristo n'uruhare rw'umushumba ni uruhe kugira ngo umukristo abe ari umuntu ukuze mu gakiza? Uruhare rw'umushumba ni gahunda ni ukumenya upangira urugo rwawe gahunda nziza ibahindura abigishwa. Abigishwa ba Yesu. Yesu yaravuze ngo mugende mubahindure abigishwa mubabatize ariko cyane cyane mubigisha ibyo nabigishije byose. Uhinduka umwigishwa biterwa n'ibyo wigishwa. Kuri menu hari iki? Kuri menu hari ibintu koko bifite intungamubiri zihagije zishobora gukuza uwo muntu. Ikindi kandi wewe ntushobora gutanga icyo utagira. N'icyo utanazi ko kibaho. Muratanga icyo afite. Tanga icyo ufite kandi waba utagifite tukwemeranije ko ca bugufi ujye no ku bandi ugishake, ca bugufi ushakishe kugira ngo wubahishe wa wundi waguhamagaye utanga indyo yuzuye. Nirwo ruhare umushumba agira uruhare runini. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo byose ndabyemera ko siko byose bizangira umumaro. No muri porogaramu za caci byose urabyemerewe. Umva ushatse wacurika abantu cyangwa ukabahagarika ukabajyana, ni wowe ugomba kumenya byose ze kubyemerewe. Ni iki vurema kigaburira abo bantu? Ni iki kizima kuri menya gihari? Ni iki? Noneho guhora usaba Imana ngo Mana mfasha nyereka ni iki cyafasha abantu. Kuko burya itorero ni nk'umwana, ushobora kureba ko yariye ukabona rero arahondobera nta nakomeye nta nagize, ukabona ko umwana ko mugaburira n'iki gituma adashinga. Urabibona usubira ku ndyo umuha ukongera. Ibi byo rero tunabifashwamo n'Imana kubera iki nyine ntabyo tuba tuzi. Subira ku Mana buri gihe usenga, ndabaha iki ko basakuje, ndabaha iki
ko gusenga batabikunda bashaka kwirirwa twiririmbira gusa ese ndabagira abibereye mu muziki ko badashaka no kuzaca bugufi ngo bafate iminsi biyirize kugira ngo bashake Imana. Donc ibyo byose urabibona kubalansa ibyo uha itorero nk'umwana nyine ni ubuntu bukomeye bw'Imana, ni uruhare rukomeye rw'umushumba. Ugomba kumenya kuko burya ibintu tugaburira abantu sinaguruye urugero buriya hari ahantu nakoze rimwe baravuga ngo abanyamahanga batangazwa ni muri ICTR muri Tribunal International, abanyamahanga baricara batangazwa n'ukuntu mu Rwanda bavuga ngo habaga abakristo 95%. Nari mpari ntabwo ari imibare nasomye, nari mpari discussion iba habaga abakristo 95 ngo mbere y'intambara. Noneho discussion yabaye muri abo banyamahanga batanakijijwe bose baravuze ko twicare dusubirane. Naravyiyumviye ibi ngibi nari mpari ntabwo ari ibintu nasomye mu binyamakuru kwa hari muri 99. Yego. Comment se fait-il que abantu bashobora kuba abakristo 95 hanyuma bikagenda gutya? Abantu baje kujya bivugwa, abantu bose baranabivumbuye babivuga, ariko nibuka abanyamahanga batabyumva. Buriya kubera n'abapagana ariko bazi n'agaciro z'umukristo, ikwitwa umukristo icyo bivuze. Mushaka kukubwira ibyo wagaburiye umukristo uzabimenya igihe cy'ibibazo. Burya ikibazo uzamenya umukristo wawe ari urwego ikibazo kigaragaza ibyo umuntu yariye. Kigaragaza ibyo umuntu yariye. Ikibazo naho ubundi se mu gihe cy'amahoro abantu bose barasa, abantu bose baba basa, ariko igihe umukristo agomba gufata decision nziza, umukristo asabwa gutekereza Kristo yamenye icyo amumariye ngo avane icyo yariye aba ari cyo kigiye kumutanga. Tangira pratique niho umenye wariye utarariye. Bien sûr abashumba bashobora kwigisha, twaragowe dushobora kwigisha ni nk'abana nyine, hakavamo nyine abatarigeze bakurikira kandi barigishije, ariko ntibibuza ko abashumba dufite inshingano yo kumenya ibyo tugabura, kumenya ibyo tugabura, kumenya abantu tubahindura bigishwa muti. Faut que intentionnel bishyirwa muri gahunda zo gushaka kuvuga umuntu kumwigishwa, kuko burya umwigishwa wa Kristo nyawe niwe mugeni wa Kristo. Icyo kibazo abanyamahanga bibajije natwe wenda nk'abantu bari bakiri batoya mwakiriya gihe mu by'ukuri nyine turakibaza, ariko se koko bari abakristo, ariko nyine ubukristo bwagiye icyo gihe ubukristo bwagiye he? Ko umukristo ntiyakwica, umukristo ntiyakwiba ibintu by'abandi, mbese indangagaciro z'umukristo izamwemerera gukora ibyabaye mu Rwanda. Utinya rero ko n'ubu ibibazo biba ku muntu wese bimugeraho. Yego. Byerekana igipimo cy'ubukristo bwe, kuko burya ibyago n'amakuba bigera kuri bose kimwe, niko Salomo yavuze. Ahubwo uburyo babyitwara, buryo buri wese aje ari ibyo. Bigaragaza nivo yawe y'ubukristo. Niyo mpamvu gufasha itorero cyangwa gufasha abakristo kugira ngo babashe guhangana n'ubuzima n'inyigisho. Ni inyigisho no gusenga. Yego. Inyigisho hanyuma agasenga. Pastor, nk'abantu mufite wenda ubunararibonye, uretse no kuba uri pasiteri uri n'umubyeyi, ufite abana, ufite umuryango, kandi ikindi wakira n'abana, wowe uri umubyeyi double. Ufite abana nyine mu maraso umuryango wawe, ariko ukagira n'abana ushumbye, kuko nyine baba bameze nk'abana mu maso yawe kuko Imana arabaguhaye. Ese uburere bugira uruhe ruhare mu kuba umuntu yava nk'umukristo mwiza? Mbere yacyo noneho ni gute umushumba yafasha umwana cyangwa umuntu utaragize baze uburere, wenda wavutse nyagasanga n'imfubyi cyangwa se akavuga mu babyeyi bamumena asaba abapagani n'urugero, ariko wakamenya Imana ashaka gukizwa akaza mu itorero?
ni ikibazo cyiza cyane cyane ariko Yeah. kuko buriya abantu bakunda gutekereza ko iyo tugeze mu rusengero ibintu byose tubikubita mu gatebo kitwa umwuka Yego. tukabigira iby'umwuka tukirengagiza ibya mbere by'umuntu ariko buriya Imana yavuze ngo wumvire so na nyoko ntabwo yavuze ngo wumvire so na nyoko bakijijwe ni ukuvuga hari place y'ababyeyi mu gukuza umuntu no kumugira umuntu muzima wiyubashye uzagira icyo yimarira. Imana yabahaye autorité of course. Imana hari autorité izi ababyeyi kandi koko turayigira. Rero ni ukuvuga ngo bakizwa batakizwa ntabwo Imana yavuze ngo tujye twumvira ababyeyi bakijijwe. Ni ukuvuga ababyeyi bose Imana yavuze ngo nabo kubahwa. Sibyo? Ni uko ibaziho autorité igihe umwana atari yajya ahandi autorité ya mbere imureba naho ari hambere mu rugo. Très important kuba umwana yarahawe ABC, yarahawe amabwiriza ya mbere y'urugo. Ngo urugero buriya wibuka bene Eli, Bibiliya iravuga ngo bene Eli bari bigoryi ngo ntibari bazi Imana, sibyo? Noneho umusaza Eli nawe umutambyi mukuru umunsi yamenye iby'abana be bakora ukuntu yababwiye bana banjye ibyo numva ni ibiki kubera iki mbese abana baba yarekeye yareraga bajeyi uzi ko n'Imana yabigayaga uzi ko bigayitse. Urumva iyo ijambo ry'Imana rikubwira rero ngo umwana mukubita umunyafu urumva ngo murere ariko reka iryo jambo ryibuke. Hari ijambo riba mu Migani 29. Yego mu Migani 29:15 umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. bandaritse barekeye iyo nyine kandi abamwandaritse ni ababyeyi nyine noneho 17 ngo hari umwana wawe azakuruhura azanezeza umutima wawe. 29:17 Imigani haba umwana wawe iyo muhana witeganije ko azakunezeza ntazakubera ikirumbo. Guhana burya birimo byinshi, guhana si ugukubita, guhana no guhugura, guhana no gutesha, guhana no kwereka inzira ikwiye. Urabibona mu rusengero rero mubwire ngo hari diference nini. Malheureusement benshi barezwe nabi cyangwa babuze ababyeyi sibo babisabye. Icyo ntitugomba kukibagira. Hari abantu bisanze ari imfubyi batarabisabye. Hari abandi bagize ababyeyi bananira ababyeyi. Yego neza bananira ababyeyi. Ariko ngiye kukubwira uko bisa kose. Umuntu wagize base nziza ya famiye uzi ko ahinduka umukristo ashobora kugira intege nke nk'abandi ariko ntabwo aba muri b'abakristo b'abarobere kuko aba yaratojwe gucyaha, aba yaratojwe kuva kare azi guhanwa, azi kubwirwa neza, azi gushima. Ni ukuvuga za role Imana ishaka ko ababyeyi bakora ntabwo burya Imana idusaba nk'ababyeyi ari uguhora ukomera amashyi umwana well done, umukobwa mwiza, umuhungu mwiza. Oya, aho yakoze nabi wihaceceka naho reba byose. Noneho buriya mu rusengero hari ibigande, hajya habamo abantu abwirwa nabi rimwe na bagenzi be bamuhara marike bakamubwira bati ikintu umeze neza, ataha amatorero ni menshi ndagiye, akazabunga ukazasanga intandaro nuko ahabwa romarike. Intandaro ni icyo cyuho malheureusement, ndabivuga ngo malheureusement kuko hari abantu batigize batyo, hari abantu bagize ibyago noneho kandi nabo bakeneye kurerwa n'igihe cyo kumuha ikibura ugasanga muri we ni umurakari, muri we ntabwirwa kuko ntiyabwiwe igihe kinini nawe si we ni biri muri kamere yakimaze, si bose bien sûr ariko bamwe ugasanga igihe kinini yakimaze yirwanaho arahirika ibi kugira ngo abone biriya, aravuga atya kugira ngo aze kugera kuri ibi. Niyo mode de vie nuko igihe kinini yakibayeho buryo
burya dukijijwe tubabarirwa ibyaha n'ibicumuro umunsi ariko burya bya bintu wamye ukora ni rwa rugendo rwo kwezwa ntabwo bikira muri iryo joro muri rwa rugendo rwo kwezwa rwa rugendo rwo kugenda ngo ubejeshe ijambo ubejeshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri aha muri rwa rugendo rw'ijambo ry'Imana rigenda rutweza ukazasanga uwo muntu hari aho noneho ikintu yakisha nk'uko n'abandi bose bakica mugenzi we akamubwira ati ariko kuri ibi ndarambiwe nkagira umuntu ugiye umvugiramo narizanye ntakagira ntawanzanye ariko uwarezwe burya uwigeze kubwirwa ngo icara haguruka ryama iyo uhagire cano umuntu wabwiwe aba yarigeze kumva ko ashobora gukosa kandi hari undi wamubwira kuko ntanze urugero rw'ibintu byo guhugurwa cyane burya c'est dommage vraiment abantu bamwe mu bataragize famiye kubana n'abandi birabananira burya byanze bikunze buriya passé background y'umuntu icyitwa amateka kirajuwa cyane ikora umuntu ni ubuntu bw'Imana ariko Imana irabikiza byose uko ubyemeye twese tuba dufite aho uwemeye iki ukemera iki ukemera iki Imana rwose bikoraho bikavaho rero nabonye ukuntu abantu batojwa nkunda kuvuga mu rusengero baranabizi abantu bagize base y'uburere bayoboka neza ijambo ry'Imana n'ukuri kw'Imana apana kuyoboka urusengero kuyoboka n'ijambo ry'Imana n'ukuri kw'Imana abasirikare n'abapolisi abantu babaye nyine ahantu hari za ordre de commandement bayoboka ntabwo usanga badafite ibintu bibaburana kuki bambwiye ibi niba ari ni nta B nta ese nuko nibyo abazi ati ibyo ari byo byose niba twategetswe amen murakoze cyane tugenda wenda twegera ku musozo hari icyigisho mwigishije cyari gifite teme ivuga ngo transmettre le flambeau cyangwa se savoir transmettre le flambeau ngewe nabyumvishe ukundi mu yindi sanse wenda yibaza uruhare rw'umushumba n'uruhare rw'Imana n'uruhe mu gutegura uwo azaha flambeau cyangwa se uzamusimbura message nigishije warayikurikiye ntabwo nayikurikiye wari waje sinari naje ariko nabonye iyi teme kuri affiche numva ngize utubazo twinshi buriya rero ikibazo baza nacyo ni cyiza cyane natanze ingero buriya hari uruhare rw'Imana runini ari byo cyane yego Yosuwa n'Uwiteka wamubuze yaramubwiye ati Mose genda ufate Yosuwa murambike ibiganza urumva ati niba uzajyana aba bantu mu yandi magambo niba uzakomeza umurimo hanyuma noneho ahandi buriya Yesu niwe wiboneye Petero tugeze kumuvuga baze gukunda niwe wihamagariye Petero namuvuzeho urabyumva nyamara uroye Petero yari umusazi yari inkubaganye yarasaburaga Mana yanjye ariko biriya bintu byerekanaga yari sincere umutima we warafungutse amakosa kandi bakamubwira amarangamutima baramubwira ati isubira inyuma Satani nta uyu munsi ubwiye mu Kristo uti isubira inyuma yanjye Satani yavuga yakwandika mu kinyamakuru mwabonana ariko burya tekereza ko mu ijuru umwuka wera yabaga rero tekereza ko Imana yabaga ireba Petero uko ameze biriya bintu byose byabaga ati ko twikwirirwa inyuma twasize abagore n'abana ubu ni harya tuzabaho tukahora tugenda byabaga baje benshi yego Petero yabakavuza akaciye amatwi hari impamvu nyinshi zigaragara bundi zatuma atari we uhabwa ya flambeau yego agira inama zanjye kesa hari Imana yamwitegereza abaza vuba
akemura ibibazo vuba arahuguka ariko nibura harimo gukunda Yesu, harimo uzi ko rimwe yabwiye Yesu ati twakuvaho tukajya twamenye ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Urumva yari afite ihishurirwa ry'uwo Yesu ari we. Urumva buriya rero uruhare rw'umushumba burya ni ukurera, urera bose muri rusange yego, ariko Imana uko igenda yatsa uri hitara ntumuyoberwa, ndabikubwira izamura abantu Imana irakuza irikuriza igakuza igakura impano ziragaragara. Ikindi burya mpamya neza ko umushumba, njye mvuga ngo abashumba bose bafite ubushobozi bwo kumenya impano zirimo bayobora, kuko ntabwo Imana yaguha abantu utazamenya ngibyo, kandi nyine aribo bagomba kugufasha, aribo bagomba kugufasha. Gusa nanone gutoranya uzamusimbura ni ibintu bigomba kwitanda ku gihe, bishaka kuba watangiye uri kubitekereza nk'umushumba. None se ko hari abashumba badashaka kuzarekura badatekereza ko niyo mpamvu tuba twiga Yohana Umubatiza hano muri iki giterane, uriya ni umuhanga. Nta n'abandi se ahubwo na wenda tukiri aho kako kantu mugezeho, nta n'abandi batirirwa basenga ahubwo atekereza ati mfite karumuna kanjye mfite ndetse nubwo atanabirimo neza akamubwira ati wajya uyuza ariko nkazakuzamura nawe, kandi mu by'ukuri ntacyo yavuganye n'Imana. Aba yishe urya muntu, aba yishe uwo mwana, yishe n'umurimo, yishe umurimo, yishiye benshi, kubera ko niba hari ibintu niba ubuzi wowe uko wahamagawe ukaba ubona neza ko nta bantu babigizemo uruhare, uruhare rwabo ni ukukurera no kugukuza no kuguha impano nk'uko Imana yagize, gushaka noneho kugera hirya ariko burya iba ari insekirite, ni manke y'umutekano. Abayobozi babura umutekano bagatekereza bati nza nuzankuraho. Ubwo rero vision ye iba yarangije kwibeshya ko vision ari iye, ari uzahahora, ari zo uzahaguma, ariko vision warayihawe n'Imana. Nta kuntu itakwigisha kurera abandi. Amen. Yesu abaho umugisha. Tugenda twegera ku musozo, ni iyihe nama waha umukristo ubikunze ariko nanone ufite ikintu cyamunaniye kureka, cyamugize imbata, nubwo yari akunze kuza mu rusengero ariko vraiment hari ikintu ageraho kigatuma ataba umukristo nyine mwiza? Yego kandi barahari burya benshi nuko batavuga. Ngira principe imwe numva narigishijwe n'Imana, umuntu wese utemba agwa mu rusengero, uko biri kose agatembaza, uko bisa kose agatembaza, kuko burya mu rusengero nta muntu twakwiruka. Niyo yaba ari umunywi w'inzoga agiye bakambwira ngo anywe inzoga zaramwishe zamugujije hirya no hino, uko burya nta burenganzira dufite bwo kumwirukana. Igihe cyose asinda akagaruka, uwo mwe aragaruka rwose aragaruka, cyane kubona ko yabigize umwuga cyangwa se yirengagiza nawe icyashoboka. Ariko ubundi niba gifite umutima wo kugaruka mu rusengero kandi ukabona arababara, kuko ni abantu babiri, hari umuntu ucumura nkana, buriya hari umuntu ucumura nkana n'izo nzoga n'ubwo busambanyi akabujyamo abishaka, nawe atabona ko anababaza Imana kandi nawe ubwe yibabaza. Epui abababaza n'abantu, yari ufite umuryango wababaza n'abandi bantu. Rero uwo hagarikwa burya ni bene uwo ubona abikora nkana. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yohana yaranditse ngo nta muntu ukora icyaha ngo murabe Imana kandi ntimukora icyaha. Nta wabyawe n'Imana, pardon voilà, nta wabyawe n'Imana ukora icyaha. Bishoboka bite se? Bishoboka bite ko wabyawe n'Imana adakora icyaha? Bivuga iki? Bivuga burya ngo uwabyawe n'Imana agira conscience imwibutsa ngo nakosheje, agasaba imbabazi, cyangwa ugakora icyaha ukiguyemo utagikoze nyine atari kitumana. Yego,
cyitumanano kandi burya nayo Yesu arakibabarira pe n'Imana irakibabarira nakirakibabarira nacyo rwose arakibabarira ariko ntibihinduke ko bene umuntu yaregeje yumva azibiriye icyo ni gucumura bene umuntu nta nubwo aba yaragize ku musaraba bene umuntu rwose icyo akeneye ni agakiza nta nubwo ari ukumubabarira noneho uwo muntu rero ufite ikintu cy'umutwaro yicaranye yabuze uko agira njye namubwira ngo igihe cyose gishoboye kuza mu rusengero yihereranye uruntu ni ukuri hari umunsi amazi azibirindura akaba ari uyagwamo hari umunsi wo kubohoka ntabwo icyo Imana ishaka nongere mvuge ngo ijambo ariko umuntu yarimbuka hari umunsi Imana yo mu ijuru igendera uriya muntu akabohoka kuko umunezero w'Imana ntabwo ari ko abantu barimbukana n'ikintu no Imana yo mu ijuru ifite ukuntu ifasha umuntu kuko umuntu urira burya umuntu ubabazwa n'ikintu Imana iramuzi none si ivuga ko umukiranutsi azagwa karindwi ariko aze burya karindwi ni perfection yo kugwa uvuga mbese ni ukugwa neza cyane inshuro nyinshi ariko ko Imana imwegura rero ibi ntabwo bitanga lisansi yo gucumura ariko bivuga gusa ngo hari Imana ihora iri ready ngo nzagukiza ikakiza umuntu n'abafite abadayimoni se kugira kikabakiza urumva rero ntekereza ngo umuntu wese ubwo agaruka mu rusengero gusa bene umukristo namubwira anagurikiye navuga shaka ubufasha ihangana uvuge basi utinde ushakisha ku isi y'abazima ninde wagufasha kuko bafasha barahari hari igihe abakristo batinya kubwira abashumba babo kugira ngo atongera akamureba urabizi ko abakristo barega ngo abigisha twese burya duhagara imbere ngo yamvuze agatekereza ati azamvuga bazanyigisha jean courage k'umuntu aho gupfa apfiriye mu bintu nk'ibyo ku isi hose nazenguruke bazi uko ubushobozi bwe bungana nagenda ajye ku muntu yumva azi ko atazavuga atazamuvamo kandi azamubwiza ukuri ariko kuko muri counseling habaho gutega amatwi ushaka kumva ikibazo kuko kibaye ilfo gushaka umuntu uzareba umuryango wabyo n'iki biterwa n'iki kuki bigaruka kuki bikomeje ushobora gusangwa bene uwo muntu yanashatse ubufasha yakira vuba cyane ariko le fait que abanza gutinya amaso y'abantu cyangwa abapasitori n'abagenzi be ibyo Satani abikoresha kugira ngo amwihebeshe amubwire ko ishyano rimuguyeho amubwire ko ari we wenyine ku isi umeze utyo amubwire ukuntu abeshya adakunda Yesu agushinje ko arashinja muvuze ako kantu nibuka papa yari umushumba mfite murumuna wanjye yigeze asengerwa ku bishop kubera ngo umuntu wari umushutse ngo aturutse muri Amerika ariko abijyamo ngo akurikiye inyungu yari yamubwiye atabijyanwa n'umuhamagaro w'Imana noneho mbaza muzehe ati buriya urabona uriya mwana kuko biriya bintu agiyemo buriya ni ibiki buriya ntarindagiye n'ibirangiye yambwiye ijambo rikomeye cyane ry'ubwenge rigenda gusa n'iryo mumbwiye arambwira ati rero ati buriya gupfapfana birimo kwinshi kugira ngo ejo banzanire raporo ati cya gihungu cyawe cyaraye mu kabari bagikuye amenyo cyateye abakobwa inda dore abana ntibapfa kuza bambwira ati cya gihungu cyawe cyabaye ikibishopu ati ibi bintu byinshi bazi uwo mwana nanjye nkubaza ubu bishop yaje kuwushyira reka da yahise abona ko nyine ari ibintu bamushutse kuko umugabo yaje kubabwira ngo buri wese nagende ngo yishakire abakristo ngo niba ari 50 ngo namara kubona 50 ngo nibwo azatangira kubaho reka twigerere ku musozo w'ikiganiro cyacu pastor mwakoze cyane ku bw'ikiganiro tugiranye ese ni nk'ikihe cyifuzo wumva nk'abantu bari ku isi yose bakubwira ati turashaka kujya tugusengera ni nk'ikihe cyifuzo wifuza ko abantu bajya bagusengera nkiri ku isi mbarizwa ahantu hatatu h'ingenzi
ndi umudamu w'umuntu, ndi nyina w'abana yego benshi bavuye mu nda n'abandi tuba turera n'abo ku rusengero, yego nkaba nyine na nyina w'abantu bo ku rusengero. Abo bantu bose hakenera ubwenge bw'Imana, hakenera iteka, hose ndakenera, ukumva nkeneye hose ndakenera, hose mba nkenewe, ahantu hose ntambuka mba nkenewe, gutyo nsaba ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buvuga ngo kumenya ibikwiriye mu gihe gikwiriye, kumenya buri gihe igikwiye mu gihe gikwiye, kumenya icyo mbwira umwana mu gihe ambaza iki kibazo, abana bacu bamaze gukura, kumenya uko mfasha umutware wanjye nawe mu byo akora no kumusubiza ibikwiye, nkamubera umufasha mwiza. Mu rusengero haba hari abantu b'ingeri zose ariko zose kubabonera igisubizo kivuye ku Mana kirimo ubwenge bw'Imana. N'ahandi hose rero njya ngamba naje kwigisha, hose hakenera kuba igisubizo, kuba igisubizo cy'Imana ku bantu. Ni ukuri nk'ubu mfata indege y'ubusa, ntacyo uje kubwira abantu, wicara imbere y'abana muri aho muri burage, ntacyo bamariye, polisi wanishyuye. tuvuga ubwenge bw'Imana burakenewe, igihe mba mbona ari bwo nkenera cyane, kuba igisubizo ahakenewe hose. Amen. Wow. Amen. Ni icyifuzo cyiza cyane. Amen. Kandi Imana ibubagwirize kuko bwo murabufite, ahubwo ikomeze ibugwize. Urabuze cyane, urabuze. Hari ikintu ushaka kubashimira ndi kuri izi kamera. Naganiriye n'abantu benshi bazi Omega Church, ndetse n'ababazi ku giti cyanyu particulièrement. Ni ahantu hake umuntu yabashyiraho comment itari nziza. Mufite ubuhamya bwiza cyane muri sosiyete, ari mu bakristo banyu, ari mu bo mwareze tugenda duhura, ari abo tubana mu Burayi, ari ababazi mu Rwanda. Vraiment rwose Imana yarakoze, yabarindiye ubuhamya, kandi izakomeza ububarindire. Mumenye ko isi yose bateze amatwi, donc ingeri zose, b'abasirikare mwavugaga, abapolisi, abaperezida, mbese nta muntu n'umwe wo ku isi utabateze amatwi ngo bahe message. Ni nk'iyo message wawe? Message nabaha, nababwira ngo nibubura amaso barebe isaha igeze. Yego. Bubura amaso bayavane ku bintu byinshi bibarangaje, niba hari bihari, barebe isi uko imeze, ashaka Imana, uyifite ayishake kurusha uko yari ayifite. Wasengaga rimwe asenge kabiri, wasenga kabiri asenge gatatu. Iyo mvuga gusenga nyuma mvuga gusabana n'Imana no gushaka mu maso y'Imana. Rero n'abatayizi bayishake, kuko ubwenge buriho buragwira, ububi ukiyongera ku isi, ubugome ukiyongera ku isi. Udafite Imana sinzi aho aza guhungira, kuko abantu bagenda bashaka ibisubizo by'ubuzima badafite Imana, batabishyiramo Imana, barabyikemurira bakora nabi kurushaho. Ababigwamo baba benshi burya, ababigwamo baba benshi. Igisubizo ni Yesu. Amen. Ni ugushaka Imana, kandi uwayibonye nayisogongeze ku bandi kandi ayibemo neza, kugira ngo n'abandi bayibuze bayibone, bityo tube igisubizo ku isi, nyine tuba umucyo w'isi. Numva aricyo navuga. Hari ikintu cyateye bita guhitinga, sinzi niyo terime mujya muyumva, gutwika n'utundi duterime twateye ngo kuri iyi mihanda n'ibindi, cyane aho muri iyi nkundura ya social media muri ino minsi ifite umurongo wo ku muvuduko, ifite umuvuduko ukabije.
kuki mudakunda kugaragara cyane muri rezo sosiyo mwatwitse mwahitinze ariko buriya ntekereza ko abahitinga baba batazi ko bahitinga njyewe mbagira ngo ntibaba babizi kuko bariho niko nibwira kuko ubundi se wari ukwiye guhitingira Yesu niba uri umuntu w'Imana ukareka akaba guhitinga uwa mbere ukwiye kwempresiyona ni Yesu. Amen. Uwaguhamagaye niwe ukwiriye icyubahiro, niwe ukwiriye gukanga. Nawe undi se kuri isi turakanga nde? Uremeza nde kweri? Uremeza ngo bigende biti. Rero rezo sosiyo gese uko ntazikunda kuko kamwe munemera umurimo mwiza uhakorerwa, ubutumwa buravansa cyane vraiment. Ariko gusa hari igihe mba ntekereza ngo hari ibintu ugomba kujyamo nk'uko Yesu yavuze ngo nujya kubaka uzabona urebe ko ufite ibyangombwa byose byo kurangiza iyo nzu. Buriya sinzi kera najyaga mpamagara abanyamakuru tugikora igiterane cyitwa u Rwanda mu biganza by'ubuteka, najya kureba article buri wese yakoze ugasanga harimo agasosi yishyiriyeho ubundi harimo titre umva si mugaye ariko urumva we arashaka bazabisoma benshi. N'ubu rero gushaka views bitumye abantu babeshyira abandi. Yego cyane. Ubuhamya cyane. Bahimbe iki gushaka ikintu kiza kwemeza abantu utemeje Yesu. Epikwa cyokora mwebwe muri uwo murimo birumvikana niwo murimo mukora. Niwo murimo mukora namwe nyine yego musaba kudahitinga no kwitonda mugacungana n'amakuru y'umwimerere. Ariko mbona Yesu teme hano nahasanze mu Faransa nyine tuvuga ngo il faut qu'il croisse que je diminue. Yesu akwiriye gushyirwa hejuru y'abantu mubatiza akamanuka. Buhoro buhoro abantu b'Imana tugenda twibagirwa icyo kintu, twibagirwa ko ukwiriye kuzamuka akajya habona akajya ku spotlight ari Yesu. Amen. Twe tugacishwa bugufi. Rero Pawulo nyine yarabivuze ati icyo ukora cyose ugikore kugira ngo giheshe Imana icyubahiro. Nibaza ngo ikintu cyose tugiye tugikora tuvuga ngo ninde uza gutwara icyubahiro, ko ngiye gukora iki icyubahiro kirabi cyane, iki ngiki ngiye kuvuga icyubahiro kirabi cyane. Ese niba icyubahiro nshaka ari cya Yesu, kuki ngomba kongera amagambo, kuki ngomba kugabanya, kuki ndashakira ikivukabya? Niba icyubahiro ari cya Yesu arandikta uburyo nagakoze ibintu. Ubundi ntabwo rezo sosiyo nzanga kuko zirakora umurimo w'Imana. Gusa hari inkuru nzima mfite nk'ubu wamfatiranye kandi abavandimwe bawe bo nabakwebye nk'ubu wamfatiranye. Sinzi ko niba konsheka byari kukorohera, ariko urabona muri Kigali reba nk'uyu mwanya tumaza muri Kigali uwo mwanya kuko ubundi n'umwanya nawo ubwaho ntabwo nabyo reka twe tuba turi abashumba turi n'abadamu nyine turi urumva ugomba kumenya ibyo bintu byose rero ntabwo biba byoroshye. Muri eglise umushumba ariko wagera mu rugo ugafata za nshingano zo mu rugo nyine z'umubyeyi. Imana ibaho umugisha kandi ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka ntakirangirwa ngo yibagirwe imirimo mwakoze. Ndizera ndashidikanya ko Imana itazibagirwa umurimo mukoreye hano mu iki gihugu cy'Ubufaransa, kuko Imana yarakoresheje ku buryo bukomeye. Inyigisho mwigishe zadukoze ku mutima. Tubifurije ishya n'ihirwe mu murimo w'Imana n'abazakora iki kiganiro wenda bari muba mushumbye muri Omega Church, nabo turabasuhuje kandi Uwiteka akomeze abagirire neza. Twumva rero twasoza ikiganiro cyacu nk'uko twatangiye dusenga, n'ubundi mugasenga kugira ngo uzabona iki kiganiro wese kizagera icyo gihindura mu bugingo bwe. Murakoze. Mwami Imana igira neza, Imana ishobora byose, tuguha icyubahiro umwanya tumaze imbere y'iyi kamera. Mwami Imana tuvuga ubwiza bwawe, tuvuga imbabazi zawe,
tuvuga urugendo rwacu nawe, tuvuga umurimo waduhamagariye. Mana ubishimirwe, Mana ndagushimira ko muri byose habwa ikuzo n'icyubahiro. Ni wowe wabikoze, ni wowe wabitangiye, ni wowe ubigejeje aho bigera, ni wowe ukomeje kubitwara. Ndagushimira nanone Data Felix mwami wazanye muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Ndagushimira ko yakomeje umuhamagaro, ndagushimira mwami ko afashije benshi, ndagushimira mwami Imana ko afite inzara n'inyota yo kugendana nawe, akubaha kandi akubahisha. N'ukuri mwami bimufashemo Mana, muri iki gihugu gikeneye ubutumwa, gikeneye ukuri, gikeneye umucyo wawe. N'ukuri umushoboze n'umuryango we bakomeze bakubera umucyo, bakubera umunyu mwami Imana aho bageze hose. Urakoze rero kubwo iki kiganiro mwami, ndasengera umuntu wese uzakireba mwami hazagira ikintu cyamufasha, hazagira ikintu cyamubera inyigisho, cyamubera inspiration, cyamubera mwami ubwenge aho bikenewe. Urakoze kubyumva, ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen.